koko ubu ndabigenza ute ko mbona haciyeho iminsi 3 ntajya ku ishuri abandi bana amasomo bageze kure ubu ndabigenza gute koko mbara nkubwire mwana wanjye urabizi mbaha mu rugo nkora imirimo yo mu rugo ntago yinjiza amafaranga ahubwo ngiye kubwira so noneho ndebe ko hari icyo yakora wenda ukajya ku ishuri upase ko ubushije ko yari yagujije ahantu hose ahubwo barayabona jya numva hano hose cya bavuga ngo umwana wa mugabo fata amadeni y'abantu ngo yambura nyine yigize umutekamutwereka akomeza uteke urebe ko wakwiga none tubigenze duteka ariko twamusanze ko nta wanga uko abaye nese ubwo ndabigenza wowe nibura turebe kuziga ukibeshaho ukamuruta basi ukamukura mu buhemu ko byamera kose ahubwo ko mada ko kana amase mundi bamwe n'umuhungu wawe nakagamije iki ngwino wicare wumve eje hirya tuca ko ruzuba aka gatebe rero kigize hirya mwashyira ku ruzuba ndapfa mun'izibi jewe ndarambiwe reba igihe urambiwe n'iki wabaye umugabo oya ujye kwa kurwaye wakuze ntago ari urugo yego kurasha mwana wa niba wabaye umugabo oya ntago kora hase tansebye ndisose none se jenje ubusara ndangije kwiga jewe abandi ko bagiye kwiga jewe urambiwe n'iki nose aribwo ndajya kwiga ko ntabwe kugaburira none se ni ku ishuri niba abandi baragiye ku ishuri ngiye bakaba baratumye amafaranga y'ishuri ukaba utari muri amafaranga none warambiwe genda bigenza bakasa bakoreye angahe none se se wowe hano mu rugo ufite amafaranga kwa mama yo guhaha hasi ngiye mba nzano wayakura wandangiye akazi bamuye akazi bo mbese nizo namenye kumaze gupakiramo ngo reka gucyaso kize ngo kibaza amafaranga ngo ugire uti none se ubu nimara ukwezi nicaye ndaba nkora icyaha akijya kugurisha n'amafaranga nakijya kugenda gushora n'amafaranga yo kwishura none se umukasi w'ijana ni uri buve mu 2025 banciye ku ishuri sojya ubigenze ngoda urumva kuri neza umwana ngiye ntago naguteje umwana araje arambwira ati mama dore iminsi bayitatu ntajya kwiga none nkora iki ndava mu ishuri ndahubwo rero mwana wanjye dore ngewe nkora imirimo y'aha mfite ikibazo cy'uko mugomba kurya no kunywa no kugira gute mu kagarama murabona ariko uyu mwana ni Rwanda rw'ejo ejo azagukura mu buzima bukurimo abo ukora ntabwo mwarabo nkutunze nizangaye ko nkutunze ako nawe ntago ubayeho uko ubyifuza rero ngararambiwe nigize ngo agiye kuba umugabo nawe yitunga ahubwo tubwira ukuntu ari bujye ku ishuri kuno bujye ku ishuri nese ubwo atambuka agende nyine abandi bana baza mugabo wawe nimba baranyirukanye se mbigenze ceceka nawe ese mugabo washatse ukuntu ushakisha kwa kundi ugabwe wiyeranja tukara ko umwana yajya ku ishuri kejo wenda azadukura habi nta wamenya niyeranje rero abagore sinzi ukuntu mumeze nka kwa kundi umuntu umugore umugabo akora impanuka aheza akavuga ngo shere umunyu washize kandi aryamye mu bitaro arwaye abizi je ukuntu bigenza reba ko ndafanga amesi namusubije reba Chris sinamwishyuye reba Rupacha sinamwishyuye reba Mukoge sinamwishyuye ndetse na papa naramwambuye ubwo undi yo kuza amafaranga arinde okay gusa nagushije inka yanjye iragenda nungutse igitekerezo muri abo bantu bose umbwiye harimo umuntu woroshye watekera umutwe kandi akongera akakuguriza ku buryo bworoshye Rupacha ni umubyeyi ugenya mbana agira umutima woroshye nuko atarakuniga wabambuye ubunyoherezeyo gutyo umva rero nkubwira nuko atarakuniga wabambuye Rupacha ni umubyeyi uraseka uraseka ntabwo uri umuntu ufite ideni ngo bibaze uri kujya guca mu bigoyi no mu bishokora mbaye kamanzi ino ni bakuniga uzareba nk'ikigabo cyari ibiryo by'umwana komeza unyureze yo rero ko wowe genda tuve mu rwenya genda wikubita imbere ya Rupacha wigasi buno kandi n'ejo bucya bwitwa ejo hari igihe ejo Imana izakugira neza ukasitara noneho ukareka kuba akanyamwinyenga ikibazo si ukubambura ese niko twayavuze kubishya urayafite se ari hehe ngaho niba ayafite hereza umwana ntayo dufite akoze ko niyo turya twirira inyama se muri inyama ngenda komeza nicare ntiti yabonye amafaranga ari twirira inyama iby'inyama rero katubireka genda ujye kuguza amafaranga n'ubundi warabimenyera niba kunika uzabyimenyera nibanika zanjyana kwa muganga ntacyo niba ntapfuye twatanze mituweli mwana wa reka njye kureba Rupacha ryo kwekera aza kumfasha
ubwo uramenya ku mugoroba ko byemeye cyangwa byanze. ubwo urambwira nta Imana kibazo. ibigufashemo umugabo mwiza. Nakubwira. Ma njya ku ishuri amafaranga mwanyereje mukaguramo inyama, muguramo inyama mugasigara Ese we mwiriye. kurya neza ntabwo biba bikenewe. Ese mba bikenewe. Ese ibyo birakureba? Isoni bamuniga akazinigirwa wenyine, ibyo ngibyo birakureba. Wowe gira Imana rupacamu ujye ku ishuri, hari ikindi? Ubwo ndabyumvishije ahantu amafaranga yaburiye. Sawa ahubwo reka njye mu turimo two mu rugo. Kubere cyane amakuru yanyu cyanze kwana ko wari warabuze se. Wari upaca muri aho? Yego Aho neza. Ase ni kasina yigendanye. Yego koma. Baragwaza ko abatamutwe. Aho ni wari urimo kunika amakayi y'abana ko bana babikatisha ibitwa by'abana. Wari urimo kunika amakayi y'abana. Oya bavandi nibibazo. Nibibazo. Rupa. None se. Uba wakuvuna utamwikoreye. Ndakugarukiye pe. Hano mfite nagana atari wowe. uje kwendiki Kandi akwizeye. uje kwendiki Ndabizi ko nahemutse. Ako kinkone zamu. Uri umubyeyi. zana yangu yanjye mu cyumba sha kimwe n'izana Oya.